Hello guys. Ndabasuje mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro gitandukanye n'ibyo mumenyereye kuri iyi channel. Tugiye gukora Sandrine Plank. Abana bansabye ko tumukorera plank n'umukobwa w'inshuti ye witwa Rachel. Arambwira ati tuzakore Sandrine Plank turebe ukuntu bigenda. Nanjye rero narabibemereye. Uyu munsi rero tugiye kubikora. Ntimuveho tuze kureba ukuntu biri buze kugenda. Sibyo? Sanira ngiye kumukorera plank ndebe uburyo akunda ikintu cyitwa umwenda. Ayikunda kubi. Utu dukweto twe adukunda kubi. Ugomba kudutwara nze kuza kureba uburyo ari buze kuza kuba yifashe. N'agasakoshi ke. Tugiye kureba uburyo nimba koko akunda imyenda ye akava mu kazi aje kureba koko nayitwaye. Gutwaye mike umugiriye impuhwe. Ntabwo mugiriye impuhwe itwaye ibitse twabaye twibitse. Okay. Sawa. Nkuko nabibabwiye rero ngiye gukorera Sandrine Plank, ngiye kumuhamagara, yagiye ku kazi ndebe koko niba ari buze cyangwa ari bubiha agaciro cyangwa ari bubitesha agaciro. Reka mbigerageze numva icyo biri butange. Nimero ko yanze gucamo ndagira ne. Kangerageze Tigo. Izindi ziba ziri hese mana yanjye. Reka nze ndebe mpamagare Tigo ye. Nuko iyi telefone nayo bantije kuyikoresha byananiye. Kangerageze na Tigo ye ndebe accessible. Allô? Oui, sasa bite? Uri ku kazi? Network busy. Iyi plank irakunda ra? Allô? Kuri kunkupa? ahubwo umuje no kuguhamagara numva ntabwo uyifashe. None se uri ku kazi? Rachel se mwaraye muvuganye? Ntumbwire ko yagiye. Sha umva ibintu bimbayeho zaharaje kundeba ngiye gushaka multiprise mu cyumba mpita nsanga yagiye. Oya. Kandi yarasohotse ambwiye ngo agiye kwa Twahirwa nanjye nibereye mu nzu sinabyitaho. Sha sinzi ukuntu yiyongoje. Ariko ikibabaje ntabwo ari icyo. Sanze hari ibintu ndi kubura. Imyenda yanyitereye hejuru ukuntu n'ibyacu biriya bari barafuze. Njye navuze se ko najyaga mbona muhuza wenda yakubwiye. Yambwiye ntabwo tujya tuvugana ku bintu birenze by'inuza, tuvugana ambwire bisanzwe ari nkamuvugisha bisanzwe. Ndumiwe cyokora. Umva birajagaraye niba hari ibyo yaba yagutwaye kuko njye bimwe ndi kubibura. Imyenda ye yose arayitwaye. Ndakubwiye nta kintu cyo gihe uretse ibya bodaboda bishaje. Ni hatari kabisa. Iyo ukwezi se si kwari kwashize nari narayimuhembye. Sha simbizi ubwo byaterwa na yarabitse hese. Yarabitse muri ya baga yanjye y'imyenda myiza. Yesu w'i Nazareti sasa mbabarira ko ndeba nta baga yawe irimo. Nta baga ndi kubona cya kiboro kirimo imyenda yawe idafuze. Ndi kubona ni na cya kindi kirangaye. Baga yanjye isanzwe se nayo. Sha nayo ndi kubona ya varize ya baga yindi ntoya ntayo ndi kureba. None se ngufotorere cyangwa? Uribaza ko ibintu byose
ariho biri n'amafaranga se. kubeshya ni icyaha binteye ubwoba. Zara akambwira namubwira njye nawe mfite umukobwa witonda ntabwo yakora ibintu nk'ibi. Reka muhamagare numve. Sawa muhamagare. Wayifunze telefone ukuntu witonda ntabwo ibyo bintu wabimukora. ntabwo biba byoroshye bya bintu. jya mu nzu kuko ushobora kumubona ageze hano mu minota mikeya. ubwo reka ntegereze ukuntu ari bwinjire bite nkamera. ukuntu se nishyize mu myanya ngo wabona aho isaza bishobora no kurangira ataje. yesu we reka turindire ndebe. njye ntekereje ko namuhamagara kumva udacamo utatega akazi. dore umuntu wanshutse gukora puranka ngo yo turicaranye. ubu ni umukinnyi wa filime ku rwego rushimishije. none byarangiye n'uwo nyikoreye namubuze. use mubwize ukuri cyangwa mubwize ukuri cyo nzi cyo kugira ngo umuntu abure imitungo ye. ntabwo biba byoroshye. kanongeye muhamagare numve ko nimero ari guhamagara. rashe harakinguye. muhise mukubitana imfunguzo ziri he? mwakubitana. rashe nawe ugiye kunyicira puranga. reka nyine reka mumureba se muti muparitse. rashe ari hano ariko uziko musetsa reka Zara ajya gukingura. uziko neza numvishe wayipanze mupanze mama mupanze n'uyu kuko ntanteranye simbateranye na sasa. ntunteranye na sasa kuko wowe ikimbaje nuko abantu bambwiye ngo dukore puranka badahari bagiye ku ishuri. kanumve ko nimero yawe yaguhamagaye bigakunda. umwana w'umuntu yanze kunyitaba. wasanga yanketse ati uyu muntu rwose uba kuri YouTube ntabwo namwizera. nkurikije aho ibintu bigeze. mpamagare na Tigo. Reka nishyire motari ndaje. yesu none se mwavuganye? wakinze kandi nawe nkutumye gufungura. Anyway. ihangane Imana izaguha ibindi Sandrine na biriya ntabwo wari uzi ko uzabigeraho. ihangane rwose Imana izaguha ibindi. nari ko yitonda. ujya kubona yitonda asanga uyu sisi yabimbwiye. sasa yarize. ari kuguhamagara mu kanya araguhamagaye uritaba yumva ngo si wowe cyangwa ahamagaye yacanganyikiwe. cyazi ntabwo ari butubabarire nanjye ubwoba bwanyishe kuruta umukuye ku kazi atumva atabona. yarize nta n'ikindi kintu yavuze. asanze ibintu byose binyanyagiye ku buriri bwe. imyenda nagiye ntinze negetseho mbwiye na mama tuna kuko ngiye ko hari ahantu kwa twahirwa ko nzaba ngarutse.
njyewe nageze aho ngira agahinda kansasa nanjye n'amarira yanjye yipanga ifata yipanga ukonjana tuyipanga ikora biragiye iwaye niba hari ikintu kibaho puranka itera ubwoba aho nari ndi gute mama zise nuwo yego ubundi wahora hasi cyangwa abanyacyangwa babaye abantu b'abanyacyangwa ubu ntabwenge cyane kwihishamo we tona zakora uri kuri ayo yose bari bayagutwaye yawe pole none ikibazo n'umujura yaraza aho ari mbabajwe n'amafaranga ya sasa sha bakunzi bacu mva prank iciyemo birakunze sigaje kuzayikorera uyu muvandimwe hano nagiraga ngiye nakuvumbura ntago uzamvumbura umva nzagusoma nzagukeka jewe umenye ngo turazira okay dupinge nzayitegure byemye keretse nutayitegura wenda hano ibyo ntabwo bikureba cyangwa nuko nzagufatisha icyo nzi cyane hose nzajya ngukeka ndakubonye umwana arize nanjye nkumva nare nukuri n'amarira yaje narashera ubwabwawe bwamwishe urashere wenzarira amazi yo kunywa numve ntuje mbabarira wihuse kandi ureba hakonje kuko ashyushye sinayashobora sasa ngwino tubwire uko byari bimeze waturakariye ngo mfungure urafunga abajura wese ati urafunze ndafunze ati kandi ugiye gufungura ntugiye gufungura sha hari araducanganyikishije ariko biciyemo reka zatubwire ukuntu byari bimeze pe okay Frank rero yakunze byaciyemo Sandrine tubwire ukuntu wabibonye muri abana babi murandishije mutumye ndira gusa ntimuzongere hari igihe mwabinkora umuntu arwaye umutima asanituye hasi akatuzi yuko ukunda umwenda byari bimeze yajya aho narindi inzu yari yabanye ndi kwibaza uburyo sasa ari bubifate mwibaza uburyo sasa nyine ari buze kuza kubyakira nabonye yuko yabyakiriye neza aranyizera azi ko ntabimukora icyo nabonye nuko akwizera ibaze ko nubwo yavuze ntabwo yabitwaye ariko cyangwa se ubwenge ngo none se ngo wagarutse umuntu yamwibye kumubwira ko wagarutse akwagira imikino nk'iyo igihe kintu nakuyemo nuko yizeye nyine ko atibye ahubwo yasize adakinze abandi bantu udasiga ukinze niko yavuze kugira ngo abantu bizerane kuri urwo rwego ndabusezera abakunzi b'ikamba Brumsha yarize ku mwenda yarize akunda ikintu cyitwa umwenda none bazaga ahantu nzongera kujya nanga style mbi inkweto zo nubwo zikunda cyane ariko imyenda cyangwa nkunda imyenda yanjye pe nakabura nibazaga ukuntu nzongera kugira aho njya nkumva wapi ako gakanzu se wambaye kabaga mu ishakoshi niyo kanzu nayo nsigaranye yonyine puranka n'abantu bakunda kuba bayitegura iteye ubwoba pe ku bantu banayishobora bigeramo hagati bikanga neza abakunzi ba Ikamba Brums TV murakoze cyane bye bye.